banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mpirimbanyi aho muri hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Rero nk'uko musanzwe munzi, nitwa Bihanganye Jacques. Ubu nkaba ngira ngo mbagezeho itangazo, ni itangazo rireba buri muntu wese ufite icyo azi ku birebana n'ubwicanyi, inkotanyi cyangwa se inyenzi zakoreye abahutu. Iri tangazo rirareba umunyarwanda wese waba afite icyazi, rikareba umunyamahanga wese waba afite icyazi, yaba ari uwiciwe cyangwa uwishe. Turagira ngo ayo makuru muyatange kandi muyatange byihutirwa. Iki kiganiro mukigeze ku bantu bose ku buryo ni ikiganiro gitoya cy'iminota mito cyane mikeya, ariko kizaba gifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo turamutse tumenye neza amakuru y'uburyo inyenzi zagiye zicamo abahutu, ndetse kuri amwe ku makuru mfite nuko inyenzi ntabwo zishe ngo abahutu gusa, hari aho zishe abahutu gusa, hari naho n'igihe runaka zajyaga zivangavanga abantu kubera zitashobora kubatandukanya ngo bikunde zitabazi, zikica abahutu, zikica abatutsi, zikica n'abatwa. Rero abantu barimo baravuga yuko abahutu bishwe cyane muri iriya minsi 100, aho FPR ivuga ko ngo ariyo ngo abatutsi bishwemo. Ngewe rero nkaba nanjye ndi umwe mu bantu bafite icyo bazi kuri ubwo bwicanyi, ariko nk'uko mubizi, nk'uko nanjye mbizi, nk'uko abenshi babizi, FPR ntabwo yigeze yica abahutu mu buryo bumwe cyangwa ibice igihe kimwe. Ngewe nagize amahirwe yo kumenya inyenzi zikaragira ku butaka bw'u Rwanda, nari ndi umwana, ariko umwana waraye mu kigunda kabiri ntashobora kwibagirwa ibyamubayeho, keretse yaba afite uburwayi bwo mu mutwe ahari. Hanyuma rero inyenzi zikigira ahantu inyenzi yakanagiye bwa mbere, yatangiranye no kwica, kandi ubwicanyi babutangiriye muri Uganda. Twagira mu ngufu tegeze kuvuga abasore bagira ku 150 b'abahutu yari yohereje inyenzi kugira ngo ajye kuziha ramforo, babaha amasomo ya gisirikare kugira ngo nyine babone ko ari kubatera inkunga. Hanyuma rero amakuru yaje kugera kuri bamwe mu bacitse ubwo bwicanyi, nuko baje bavuga yuko abasanze inyenzi Bugande bose, abo twagira mu ngo yari yohereje bose barishwe. Hanyuma harokokamo nka 3 cyangwa 4, abo ngabo bamubwira ati mu by'ukuri mwaturoye. Bire byari bisobanuye iki? Ibi birabereka yuko nta ngiye na kimwe bari abagabo cyangwa ziriya nyenzi zigeze zigira umutima wo gufatanya n'abantu n'abahutu ngo babe bagira ibyo bumvikanaho mu birebana n'iki, mu mikorere myiza, bagamije bose inyungu rusange. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi umuntu wese ari mu butegetsi bw'u Rwanda akaba azi ko hari umuhutu, agomba kurya avuga ati reka ndye uyu munsi, ejo sinzaba nkiriho. Kuko biraba inshuro nyinshi turabibona, kandi ni ibintu utabibona gutya azabiboneshwa n'iminsi, abandi barabibonye. Hanyuma rero nagize amahirwe yo kumenya ibyo zakoze zikigera mu gihugu, n'ibyo nanjye niboneye. Ibi ndaza kubiha ababikeneye nyine. Hanyuma ngira n'amahirwe yo kujya mu cyahoze mu ntara y'Iburengerazuba mu gihe cy'abacengezi, cyo bise ngo ni igihe cy'abacengezi. Hari ahantu naho inyenzi zahiciye abantu cyane, kandi zizi neza yuko ari abahutu, ndetse zikajya zibica zabashyize mu magurupe, zikabafata zikabakusanyiriza hamwe, zarangiza zikabica. Ibyo ni ibintu byabaye cyane muri Gisenyi, muri Ruhengeri, muri Gitarama na Kibuye. Aho ngaho naho imirwano yagiye ibera. Aho hano rwarakabije yahafasha arahokipa hamwe we n'ingabo ziwe, ariko iyo barwanaga ingabo ziwe zigasubira inyuma, inkotanyi zagendaga zica uwo zihuye nawe wese, ndetse na nyuma zikazagira inzika yo kuzaza kwica abantu, ayo kintu kibazanye gusa abacengezi baramaze kugenda. Ibyo ni ibintu twiboneye. Hari imiryango myinshi yafunzwe, inzu zafunzwe irazimangatana burundu, imfubyi zikomoka kuri ubwo bwicanyi zirahari muri perefegitura yombi mvuze, ndetse
no gutwika amazu n'ibiki byose ibintu barabikoze abantu babireba. Hanyuma rero hari n'aho bavuga harimo intare ubuvumo buri ahantu hatatse kugarukaho, buri ahantu harenga hatatu bashyizemo impunzi zahungiyemo. Hanyuma inyenzi ziragenda zifata ibiturika, ziragenda zirohamo, zirangije umwobo zirawufunga, ziwuhomaho icyo nakita ngo ni kaburimbo cyangwa se sima, zirawusimanta kugira ngo abarimo bose bazapfiremo. Kandi n'ubu uyu munsi aho hantu haracyafunze, ntabwo haramenyekana umubare w'abantu mu by'ukuri bari barimo, kuko ubwo buvumo buratandukanye, hari uburi hamwe, ubundi buri ahandi, ubundi buri ahandi. Akaba rero impamvu rero dusaba abantu bazi aho ibyo bintu uko byagiye bigenda neza, aya makuru muyanshyikirize, yashyikirize abayakeneye. Nshatse kugira ngo ntangire itangazo mu buryo bw'amagambo, kubera ko nanjye hari uwabinsabye, kandi nanjye ndazi neza yuko mu ntambara turimo turwana iki kintu ni ingenzi, ni ingenzi gikomeye cyane. Erega ntabwo mu by'ukuri, uretse ko wenda ntaramenye, ariko impamvu zirazwi, zindambi no kutamenya ubwenge no kujijuka kwacu, ntabwo twari dukwiye kuba dupfa ku rwego twicwaho, ntabwo byari bikwiye. Ariko umuntu aragufata, icya mbere amakuru yafite, ntuyatanze ngo utegereje amahoro, uzayakura hehe? Abantu basenyerwa, abantu bicwa buri munsi. Muzi ndi mu Rwanda ko nigeze kwamagana ubwicanyi abapolisi bajyaga bakorera abantu, bababeshya ngo bagiye gutoroka. Ibiganiro nagiye mbitegura, ntibyageze bose bigacogwa. N'uyu munsi niba bikinakorwa, reka bikorwe, kubera ko ababikorerwa nawe nyine basa nkaho babyimye, bameze nk'intama zaguruwe kubagwa. Ariko ibyo mundi ntabwo bikwiye. Nimutanga amakuru y'ukuri azwi, ndetse ku bazashaka kuganira nanjye nzababwira n'ibindi muzakora kugira ngo ibi bintu tubigezaho bigomba kujya mu buryo bwihuse, mbaze dukomeze urugamba rwacu. Ikindi nasaba ku bantu bakeneye n'aya makuru, nabo reka ngire icyo nababwira, cyane cyane ku mpirimbanyi ziri ku ruhembe rw'imbere. Mu by'ukuri igihe cyose muzamutari mwagira ingufu zibasubiza igihugu, kurekara amajenoside yakorewe abahutu ni ibintu mbona bizagorana. Ngiye mbwiza abantu kuri, nta byo guhengekereza, kuko niba naravuze ko ndi impirimbanyi, ngomba guhirimbanyira icyiza, nta buriganya shyizemo. Sinzi, jenoside ni ikintu gikomeye cyane, kuko igira n'ingaruka mbi, yaba ari abayikorewe n'abayibonye ndetse no ku bayikoze. Niyo mpamvu igihe cyose utarabona igihugu, kuvuga ngo uzarekarama yuko wishwe ugakorerwa jenoside bikanemerwa, ni ibintu bigoye. Ariko ayo makuru nimuyaduhe, tuyageze aho agomba kujya, abikwe. Ibindi nabyo turaza gukomeza tubikora mu minsi iri imbere, kandi muraza kubona impinduka. Ndagira rero nongere mbabwire ku kintu kimwe, impirimbanyi mureke gukomeza gutega amatwi no kurangazwa n'uko bavuga ngo Kagame yapfuye. Ibi bintu nongere mbibabwire, urupfu rwa Kagame nta nyungu na nkeya impirimbanyi zarugiramo. Niba warahunze ubutegetsi, ntabwo wahunze Kagame, wahunze ubutegetsi bwiwe. Kandi niba yaba yanapfuye cyangwa atanapfuye, ibyiwe plani ze zose zirapanze. Zirapanze, ziri aho ngaho, zirazwi, abazagenda bazisimburanwa uko babipanze barakuzi. Ibi rero by'urupfu rwa Kagame ntibikomeze kubatera ikibazo. Niba yapfuye, ahubwo dukomeze urugamba, ahubwo cyaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko Uwiteka nyine ari mace intege abanzi bacu, bityo natwe Uwiteka akaba ari kuduha imbaraga zatuma tubasha kugera ku byo tumaze iminsi dusengera. Imana yo mu ijuru ibahe amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.